ku rwego rw'intara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho niho hizihirijwe umunsi wo gushimira abasora ku nshuro ya 20. Muri rusange iyo uzengurutse intara y'Amajyepfo mu bice bitandukanye bigize, mu myaka 25 ishize ikigo cy'imisoro n'amahoro gikusanya imisoro, usanga hari ibikorwa byinshi byakozwe kandi byahinduye imibereho myiza y'abaturage kubera ya misoro. Ni ibikorwa byiganjemo imihanda mishya yubatswe hirya no hino muri iyi ntara, ibitaro, imidugudu myiza igezweho, amasoko, inganda n'ibindi bikorwa byinshi. Iyo urebye kandi mbonera hamwe yuko imisoro mu ntara y'Amajyepfo yagiye yiyongera, bigaragara ko nko mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 muri iyi ntara hakusanyijwe imisoro ingana na miliyari 26, mu gihe mu mwaka ushize w'ingengo y'imari 2021-2022 hakusanyijwe miliyari 49. Imisoro yose itangwa buri mwaka niyo yagiye ishyirwa mu isanduku ya leta, maze ya misoro ikayigarura iyishyira mu bikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza. Urugero nko mu karere ka Nyaruguru, muri ya misoro twavugaga yatanzwe, hubatswe umuhanda wa Huye Nyaruguru Kibeho, hubatswe kandi ibitaro bya Munini byatwaye asaga miliyari 9, ndetse n'umudugudu w'icyitegererezo wa Munini n'uwa Ruheru watwaye asaga miliyari 20. Uru ni urugero rumwe mu karere ka Nyaruguru, ariko kimwe n'ahandi muri iyi ntara hakozwe byinshi n'ubundi biturutse muri ya misoro. Yego, ikintu cyashimishije nuko amafaranga dutanga y'imisoro bigaragara yuko nta handi hantu ajya aza mu bikorwa bizatugarukira bidufitiye inyungu. Imisoro yatanzwe mu ntara y'Amajyepfo, ubuyobozi bwayo bushimangira ko ariyo yatumye ibikorwa remezo bitandukanye byubakwa mu rwego rwo guhindura imibereho myiza y'abaturage. Ibikorwa by'abasora mu guteza imbere intara bigaragarira mu bikorwa remezo ndetse n'iterambere intara igenda igeraho, yaba mu bukungu. Murabizi imihanda myinshi yagiye ikorwa mu ntara y'Amajyepfo, harimo n'imihanda itari imenyerewe ya kaburimbo, nk'umuhanda wa Huye Kibeho, umuhanda wa Gisagara, ibitaro binini twubakiwe, harimo ibitaro bya Munini ndetse n'ibitaro bya Nyabikenke, amashuri menshi tugenda tugeraho bifasha abana bacu kwiga neza no kwigira hafi, ariko kandi n'uburyo umusaruro wacu ugenda uzamuka, kubera ko abanyarwanda bunganirwa binyuze muri iyo ngengo y'imari iba yaturutse mu misoro, bunganirwa ku bijyanye no kubona nkunganire ndetse n'imbuto nziza mu buhinzi, ariko hakanagenda hongerwa nibura ubuso bukozeho amaterasi bifasha kuzamura umusaruro no gutunganya ibishanga. Ni byinshi rero, ariko iterambere intara igeraho yaba mu bukungu, mu mibereho myiza, mu butabera ndetse no gukomeza gufasha abanyarwanda gutera imbere, byose ni uruhare rugirwamo n'abasora bo muri iyi ntara bituruka mu misoro batanga. Cyambere turabanza gusaba rwose abasora gusora neza, gusora ku gihe kandi bagatanga facture za IBM, kuko kutazitanga ni nko kwiyiba, ni ugukora mu mufuka umwe ushaka gushyira mu wundi, nitwe tuba turimo kwihombya. Ariko nagira ngo nongere nibutse n'abaturage bacu bose bo mu ntara y'Amajyepfo kugira umuco mwiza, niba n'umucuruzi yibagiwe wo kumwibutsa ko agomba kumuha inyemezabwishyu ya IBM, nk'uko uriya mwana yabigaragaje w'urubyiruko ukiri mutoya ujya guhaha ibuka kuyisaba. Ndagira ngo nshishikarize abaturage, nanjye ndimo, twese b'intara y'Amajyepfo, ko dukwiriye kujya twibuka kwaka iyo nyemezabwishyu ya IBM, kandi tukanahwitura umucuruzi ushobora gushaka gushyiraho igiciro kitari cyo, tukamuhwiturira gushyiraho igiciro kiri cyo koko kingana n'amafaranga twatanze. Bitandukanye na mbere aho wasangaga abaturage bafata umusoro nk'umutwaro. Urugaga rw'abikorera mu ntara y'Amajyepfo rushimangira ko imyumvire y'abikorera ku musoro yahindutse, kandi abaturage bose bamaze kubona ko imisoro yabo batanga n'ubundi bagarukira mu yindi sura y'ibikorwa remezo. Kwese iyo mihigo nta kindi ni ugukomeza gukangurira abacuruzi, ni ubukangurambaga buhoraho bwo kubafasha kumva imisoro no gusora neza, kubegera. Biba bigaragara ko hari imyumvire yazamutse ku bijyanye n'imisorere, ariko n'ikindi si gusora gusa, ahubwo n'iterambere biba bigaragara ko ntabwo abantu bacuruza batungutse, ni ukuvuga ngo hari iterambere mu rwego rw'ubucuruzi mu ntara. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gisobanura ko hari impamvu zigera kuri 5 zatumye hashyirwaho ukwezi ko gushimira abasora. Muri izi mpamvu bigaragara ko abasora baba bagomba kumurikirwa amafaranga yabo batanze akomotse ku misoro n'amahoro, hakaba gushimira abacuruzi n'abandi bakora ibikorwa bibyara inyungu ko ibi byose byagezweho aribo babigizemo uruhare, hakaba gushimira ubufatanye hagati y'ikigo cy'imisoro n'amahoro ndetse n'izindi nzego,
gushimangira ubufatanye hagati y'ikigo cy'imisoro n'amahoro, urwego rw'abikorera ndetse n'izindi nzego. Hakaba kandi kumurikira abanyarwanda ibyagezweho biturutse muri ya misoro hamwe no kungurana ibitekerezo. Ni umwanya wo kugira ngo twicare hamwe tungurane ibitekerezo. Muribuka ko buri mwaka tuba twicaye tuza hano twumva ibibazo mutubwira muhura nabyo, tukagerageza kujya kubishakira ingamba zakumira ibyo bibazo, tukabishakira ibisubizo. Tungurana rero ibitekerezo kugira ngo bishobore kunoza imikoranire dufitanye n'abikorera ndetse n'izindi nzego dukorana nazo. Icyanyuma ni ukugira ngo tumenyeshe insanganyamatsiko y'uyu mwaka, kuko buri mwaka igenda ihinduka, ariko y'uyu mwaka isubiramo ibyo twavuze ubushize, dusore neza twubake u Rwanda twifuza. Harimo igitekerezo cyo kwigira, igitekerezo cyo kuvuga ngo nk'abanyarwanda umunsi ugomba kugera aho tuvuga tuti ibyo dukeneye nk'igihugu, ingengo y'imari y'igihugu tugomba kuyigeraho 100% ku mafaranga aturuka mu bene gihugu. Kugeza ubu dufashe imisoro n'amahoro bikomoka byakirwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, turacyari ku rwego rwa 40 birakabakaba 49%. Ni ukuvuga ko nubwo byavuye hasi cyane mu gihe ikigo cyashinzwe, byari biri hafi nk'10%, ubu byageze kuri 49%, ariko urugendo ruracyari rurerure. Rero tugomba gusora neza twubaka u Rwanda twifuza. Mu gihe ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze iminsi kizenguruka intara zose z'igihugu gishimira abasora, gisobanura kuko abaturage barushaho kubahiriza inshingano zibareba zo gusora, ari nako leta nayo ishobora kwagura igenamigambi ry'ibikorwa remezo bibagarukira. Iyi misoro n'amahoro ntabwo ari twebwe ntabwo bidukomokaho, bikomoka mu banyarwanda. Uwo musaruro rero tugomba kuwubamurikira, bakareba ko iterambere babona mu gihugu babifitiyemo uruhare, biturutse mu misoro n'amahoro. Icya kabiri ni ugushimira ababigizemo uruhare bose, uretse abasora tukanashimira n'abafatanyabikorwa turi kumwe nabo, inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano n'izindi nzego zose zidufasha kugera ku ntego baba baduhaye, twahawe n'ubutegetsi bw'igihugu. So ni kubashimira ababigizemo uruhare bose kugira ngo bizamure kwibwiriza gusora, kuko ko harimo cyane babasora nibo ba mbere dushimira. Hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite cyerekeranye n'imisoro, duhamagare ku murongo wacu utishyurwa w'ikigo cy'imisoro n'amahoro 3004. Tubibutse ko kandi igihe cyose ubonye umuntu udatanga inyemezabuguzi ya IBM cyangwa se uyaka, ariko akakwandikiraho amafaranga adahwanye nayo watanze, naho waduhamagara ku murongo wacu 3005 tukabikurikirana. Reka rero tubashimire mwese mwadukurikiye muri gahunda y'ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro, maze tuzakomeza ubutaha.